abana bagiye mu kabyaramo. Jembe Karame hano. Meze ute mwana? Ndaho bimeze neza muzee. Yosha. Ntaso niko myaka mwiyange. Niko cyamubwire cya kirungu ngo ni bwo kizana byo. Ye n'abagwaka nuse. Myaka Ve. Wana tajoshe se. Roko gisa. Sakatse ngaho dikaba. Ve, cyumukunda gusa. Ngiye nukundira amashuri nkafata neza mu ishuri ngende umuhanga utabimenye utabareba gutya. Ya bintu byinshi cyane dushaka tuganire kabisa. Ako se biragenda. Yo mwana wiri ute? Ndaho ne. Ariko iki kintu wambaye ni igiki? Iki ni ikaramu yo mu ishuri. Ikaramu yo mu ishuri. Ibyo tubereka ntabwo ari cyo cyambaye. Wa mwana we rero. Burya nubwo wananiye. Ndashaka kwinjira cya kigo. Amafaranga mfite ntabwo anyemera kuguma kwiga kuri cya kigo. Sibyo wa mwana? Ndabyumva eko niyo mpamvu ngukunda cyane. Wa mwana ibyo ndabyanga. Ngancunisha uzamindira Yesu ikigo papa. Wa mwana we rero ndashaka kujyana ku kigo cyiza. Nubwo cyaba cyishyuye 200,000 ariko nugume kuri cya kigo. Cya kigo ntabwo ari cyiza wa mwana. Cyakugize ikirara. Ibi ndenda bazaracitse kajya ku ishuri. Rero wa mwana we reka nkubwire genda ujye ku ishuri ariko wiga neza. Cyane. Wiga neza kugira ngo nzagurembereza. Njye gushyiraho umwete. Sinayigushije mwuka byara. Good morning, student. Hey, morning, sir. Yes, student, how are you? I'm fine. I am. But you, young boy, why are you scoring like it? Ariko mwawe. Ariko iki? Waje umenya ko umuntu abareze ikigoroba. Kandi wacana. Ibyo bintu mba ntazi. Ibyo bigambo. Ibi ni icyo wambaye mu mutwe. Ibi bigofero ni ibiki? Prof. Ntabwo twigira umuntu. Ndakubita. Ndakumena. Banza wumva. Warwana reba ibag. Reba nk'ibi bisatsi ubufite. Reba no kuri kw'Imana. Ubu se nka papa arazi. Ngira no kuri kw'Imana. Reba iyi ngofero. Arayemera ingofero. Arayemera ingofero. Niko. Nje mva nkubwira ubundi. Ibyo nibyo nanze. Kandi nzakwirukana. Bakandi mwari sinjye wanyu. Urano mutaki musenze. Wowe. Mvarwana. Reba ikayi. Iyi ni ikayi. Iyi kayi 350. Yo waje ngo ni yasenga. Ubusibe ni ibiki? Ibi ngibi koko ndaza gutuma umubyeyi. Urananira reba amabaga. Uretse ubu izi bag Ubushaka iki mwari? Urambuza gukora mu ibaga ubwo harimo iki? Byari bemeye ikigo kandebe ndagusaka. Reba amafaranga nyagasani mana. Ibi ntabwo bikemewe wanyere. Ubundi ntabwo. No. Rekura. Iki se wowe uravuga iki? Uravuga. Rekura tu. Ubundi nta yandi arimo. Ibi bibaga mana yanjye kweli. Ariko ubundi amafaranga yakura. Iwanyu barabizi. Vuga musenzi iwanyu barabizi. Barabizi ko ufite amafaranga. ko rero mwana we nanone happy pe amafaranga so ubundi nangaye 3 4 5 niko se aka amafaranga 5 ntabwo ari menshi cyane tujyanyije akosha uri n'umwana mwiza buriya ngomba gukubita no kugira ngo umenye ubwenge ubundi tudufaranga nyine iso azamiza ditwa zahera amemba sibyo. Okay, noneho ubwo tujya kujya dukomeza kuri chapitre ya 7 yitwa buying and selling. Sibyo? Ayavuze ko tugiye kwiga kuri chapitre. Aravuze nubwo bivuze nta mubyumvishije. Mana yanjye ntago mubyumvishe. Yavuze haguruka. Ariko na Haguruka. Nta bintu mvuze ngo iki.
Ndabajije. ubajije iki Ubu tugiye kwiga tutumvishe n'iki tugiye kwiga kwihesha patire. niko kandi nawe ushaka kunanirana Ntabwo naniranye prof. ushaka kunanirana Ntabwo naniranye prof. uretse ngo ubwire wa mwana we rero urumva prof. akazi k'ubwarimu kararushya urumva Ariko nako umunyeshuri uvuze ngo iki kandi warwara kandi urakomeza kunabura ndakwereka utabuka se utabuka. Nakubaza ga chapitre tugiye kwiga. Sibyumvikana. kwize wowe tusohokera mu ishuri vuba ntunazagaruke uvuze ngo iki sohokera mu ishuri kwizera sohokera mu ishuri mana nyamagasani kumenya ko papa kunywesha ku munsi utaza kunza n'ibintu byinshi cyane nkubwire rero wowe boringo nkubwire umva ngo ibyo ni ibiki wikoze ushaka kubimujya gute ibyo ni ibiki wikoze egera hino uru ni uruki uru ni uruki usigaza na bluetooth ku ishuri usigaza na bluetooth ku ishuri iki ni igiki iki ni igiki kira he kira shyira mu gutwi wumva ariko ibi ni ibiki ibi ni ibiki iyi ni nyarwanda ubugize ishyari ry'iki ugenda umubwire ako se reba nukuri kuba utafunze ishati reba imikandara hanze wajya ufunga ishati ubu se abandi urabarusha papa yamaze kandi sha naba ngukize urajyayo ugiye utagaruka tuwakira mu ishuri ndakirwa kuri papa njyewe nje kingi papa uramugura muri kanya inzoga zo kunywa papa uzi cyabiri kirankubise kiracyarimo nzi kuri ibyo bintu mu matwi mubwire ikaramu yanjye kuramo ibyo bintu reka ibyo mwana wanjye icara nkubwire wirute se niyo nabigiye gucyacyamo haramusangira akawa umva wa mwana wawe wamenye ibyabaye reka iby'umwarimu byagenze cya kigo nakubwiraga ntabwo kigiyeho gucika batwibye ubu reba nta n'ikintu badusigiye mu nzu wa mwana ubu turabaho dute ese uzi ukuntu icyo cyamuna kiyenuyeho nakundi uragenda wihangana usaba imbabazi ubongere usubireyo kwiga none se ubu nagirane subirayo umva wa mwana we nubwo usaba imbabazi none se ko nakohereje kwiga nakohereje guhangana n'abarimu wa mwana ako se reba nikuze kuba utafunze ishati reba imikandara hanze wajya ufunga ishati ubu se abandi urabarusha papa yamaze kandi sha naba ngukize urajyayo ugiye utagaruka tuwakira mu ishuri umva njye nkubwire njye nawe nasubira kuri kiriya kigo njye nkubwire uriya mwana uragira udawa